uwo mugabura ugaburira abantu badahaga ngo bakure nabo bagiye kugaburira abandi, bagira imiryango, babyara abana mu buryo bw'umwuka, bavuga ubutumwa bwiza, noneho babyare itorero rushaho kwaguka bihutisha ubutumwa. We ni mugabura ki? Ni ibiki agaburira abantu? Ese wowe ibyo byo kurya urya bitagukuza ugahora muri ubwo buzima bw'ubwana bugora bagutamika ntabwo ushobora gutekereza neza. Kandi nuko mwanze gusoma ijambo ry'Imana. Buri cyumweru ugenda wirukanka ngo ugiye mu rusengero gutamikwa, buri sabato ugenda wirukanka mu mibyizi, urirukanka ni mu ntamike. Abantu bararushya mu mutima ko izo nzira zose. Bibiliya rero Yeremiya yaravuze ngo nimuhagarare mu nzira murebe, mubarize inzira za kera. Iyo bavuze inzira za kera ni Bibiliya bari mu kuvuga. Inzira za kera ni intumwa n'abahanuzi, kuko biravuga ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abaheburayo 13:7 haravuga ngo mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Abatuyoboraga kera ni bande? Abatwigishaga ijambo ry'Imana ni bande? Ku buryo bari kutubwira ngo aribo tuzirikana, turebe kwizera kwabo, twigana n'ingeso zabo. Naba dusoma muri Bibiliya turabareba bande se? Abahanuzi, uburyo babanye n'Imana, abahanuzi ba kera. Izo nizo nzira za kera. Intumwa Yesu yitoranirije, inzandiko zanditse, tuye gusoma inzandiko za Pawulo 13, dusome ibyakozwe n'intumwa, iby'umwuka wari yakoresheje intumwa. Izo ni inzira za kera. Dusome inzandiko 2 zanditswe na Petero, izo ni inzira za kera. Dusome inzandiko 3 zanditswe na Yohana, izo ni inzira za kera. Dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo na Mariko na Luka na Yohana, izo ni inzira za kera. Dusome igitabo cy'ibyashuri Yohana, ni inzira za kera. Tujye gucukumbura amateka y'isezerano rya kera, turebe umugambi w'Imana kuba ari mu isi, uko isi yaremwe, uko icyaha cyaje mu isi, uko Adamu yirukanwe mu ngobyi ya Edeni, uburyo isi yagiye hura n'ibyago byinshi. Mbere yo gusoma igitabo banza usome Bibiliya. Mbere yo kujya kuri Google kuguringa usacinga, banza usome Bibiliya. Mbere yo kujya kugira ubundi bushakashatsi ushaka burebana n'iyobokamana. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ngo nuko mwinginge nyiri ibisarurwa kugira ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Bene data, reka mbabwire, turi gukora mu gicuku, tugeze hahandi hakomeye bisaba ko dukora vuba na vuba, dukora umurimo vuba na vuba cyane kuko igihe cyadushiranye. Aya mazu twita isengero tujya guteraniramo yagomba kuba yarubakiwe icyo bita training. Yagombaga gutrainingirwamo abamaze kwizera, bamara gutrainingwa bakagenda, hakaba hari kuza abandi bagatrainingwa bakagenda, hakaza abandi bagatrainingwa bakagenda. None wicaye aho ngaho urinze wasazira. Ubundi itorero rya Kristo misiyo ryasigiwe mu isi nicyo bita kujyana ubutumwa, misiyoloji. Kujyana ubutumwa ntabwo ari ukwicara no kugenda. Abamisiyoneri bari mu buryo butatu. Ubundi hari abamisiyoneri batatu. Abo ni abamisiyoneri batatu. Nuko itorero rya Kristo ubundi ryubatse, ariko amadini siko yabyubatse. Ahubwo amadini ba pasiteri nibo ba misiyoneri, nibo ba aposo, nibo bashumba, mbega byose bo barabifashe barabyigumanira. Amaturo atuwe ni ayabo, icyacumi gituwe ni ibyabo, ituro ry'ishimwe ni iryabo, iry'umutima ukunze ni iryabo, iry'inyubako ni iryabo, iry'abashyitsi ni iryabo, iry'abakene ni iryabo. Ayo maturo yose ukibaza ahajya n'ibikorwa bikoreka ukabibura, ahubwo ugasanga barakungahaye. Iyo niyo misiyo y'itorero mu isi. Inshuti z'Imana, nimureke duhaguruke. Tekereza igihe umaze muri iryo dini, nta kintu wigeze ugeraho mu buryo bw'umwuka usibye gusohoza imihango yose y'idini. Ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya. Ni ukuba ubuhamya, kuko ntabwo tubwiriza abantu ngo tubateremo gukizwa. Ni ukubahamiriza gusa, bikababera ubuhamya ko Yesu yaje mu isi. Bakizwa batakizwa ibyo ntibitureba. Yesu warahari kugira ngo abemeze, nibatamwumvira niwe nabo, twebwe ntabwo bitureba. Twebwe dusabwa nuko twihutisha ubutumwa ngo kandi nibumara kugera ku mpera y'isi ngo imperuka izahera ko izi. Rero nitwe dutindije imperuka, kandi hari n'abantu benshi bari mu madini atandukanye batifuza imperuka y'ibihe. Turi mu mperuka, ariko turashaka kugira ngo tugere ku musozo w'iminsi y'imperuka. Imana ikeneye ko niba tuyubaha, tukaba tuyemera nk'umubyeyi yaradutumye kugenda tukagera ku mpera y'isi, ikeneye ko dusohoza misiyo yaduhaye. Tugomba kugenda tukazenguruka isi tukihutisha ubutumwa bwiza, kuko itorero niryo rifite inshingano yo kwihutisha ubutumwa bwiza kugira ngo Yesu agaruke. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Nongeye kugusuhuza kandi mwifuriza amahoro y'Imana. Nshuti mwene data, wowe ubana natwe, ufata umwanya ugakurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turasuhuza abanyarwanda mwese mudukurikira muri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turasuhuza diaspora mwese mu bihugu bitandukanye.
yaba ibya Afurika ndetse uburayi, Amerika ndetse na Aziya no muri Australia. Mwese tubasaba umugisha ku Mana, kandi tubwira buri wese kuba maso, ndetse tunabwira n'abafite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza ngo nimureke duhagurukane twihutisha ubutumwa bwiza tugeze ku mpera y'isi. Ijambo ry'Imana ratubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Yesu yaravuze ngo kandi ubutumwa bwiza bw'Ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko isohore. Rero ubutumwa bwiza bugomba kwigishwa amahanga yose. Ni bande bazabujyana? Ni bande bagomba kubuvuga? N'abizera Kristo Yesu. Hari ikibazo gikomeye cyatewe n'abantu bagiye bashinga aya matorero ya Gikristo. Turashaka kuzabasobanurira igituma byari amatorero byahindutse amadini, ibyari amatorero byahindutse amadini. Turashaka kuzabasobanurira. Ntabwo amadini yasohoje misiyo ya Yesu yo kujyana ubutumwa. Ibi nitubivuga mujye mubyumva cyane nshuti z'Imana. Kandi iyo tuvuze amadini tuvuze ba nyirayo, tukavuga n'abayoboke bayo, kuko abayoboke bazazira abo bayobotse. Tugomba kumenya umurongo mukuru uri mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 19 na 20. Uwo niwo murongo mukuru urimo message yuzuye yahawe abazizera Yesu bose, itorero rya Kristo. Ni umurongo twabwiwe n'umubyeyi wacu. Igihe cyose umubyeyi afite abana, muri abo bana akagira umwana atuma 1, 2, 3 umwana ntagende, undi akamutuma akagenda, imbabazi ze zihora cyane kuwagiye, ntabwo zihora kutagiye. Niyo wa wundi wagiye yagenda agahura n'ibibazo agakubagana akagira utuntu akora, imbabazi z'umubyeyi zimugeraho vuba kurenza wa wundi utajya ugenda. Ashobora kugenda yagira amakosa akora hari ahirya ko ategeza asohoza misiyo yahawe. Umubyeyi yabyumva agahita amufata nk'ari wamukubaganye n'ubundi utajya wumvira. Isomye muri Maraki ibice 3 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18, hari amagambo agaragaza abantu bumvira Imana. Harimo avugwamo amasezerano 3 Imana yahaye abantu bumvira Imana cyangwa se abantu bayumvira. Umurongo wa 16 haravuga ngo maze abubahaga Uwiteka, abubahaga Uwiteka baraganiraga, nuko Uwiteka agatega amatwi akumva. Maze ibitabo by'urwibutso bikandikirwa imbere ye by'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Noneho aba bantu bubahaga Uwiteka bakaganira, igitabo cy'urwibutso kikandikirwa imbere y'Uwiteka kandi Uwiteka agatega amatwi. Abo bantu hari Imana yabasezeranije. Imana ikeneye ko niba tuyubaha tukaba tuyemera nk'umubyeyi yaradutumye kugenda tukagera ku mpera y'isi, ikeneye ko dusohoza misiyo yaduhaye. Tugomba kugenda tukazenguruka isi tukihutisha ubutumwa bwiza, kuko itorero niryo rifite inshingano yo kwihutisha ubutumwa bwiza kugira ngo Yesu agaruke.
kandi Yesu niko tubonye yavuze ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya. Ni ukuba ubuhamya, kuko ntabwo tubwiriza abantu ngo tubateremo gukizwa, ni ukubahamiriza gusa, bikababera ubuhamya ko Yesu yaje mu isi. Bakizwa batakizwa ibyo ntibitureba, Yesu warahari kugira ngo abemeze. Niba atamwumvira niwe nabo, twebwe ntabwo bitureba. Twebwe dusabwa nuko twihutisha ubutumwa ngo kandi nibumara kugera ku mpera y'isi ngo imperuka izahera ko izi. Rero nitwe dutindije imperuka, kandi hari n'abantu benshi bari mu madini atandukanye batifuza imperuka y'ibihe. Turi mu mperuka, ariko turashaka kugira ngo tugere ku musozo w'iminsi y'imperuka. Rero hari ibintu bitatu Imana yasezeranije aba bantu bubahaga Uwiteka, bakaganira, Uwiteka agatega amatwi akabumva, hanyuma igitabo cy'urwibutso kikandikirwa imbere y'Uwiteka. Icyo gitabo ngo kikaba ari icy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka. Imana rero yatubwiye amasezerano atatu yabahaye. Hari amasezerano atatu bafite aba bantu baganira ku Uwiteka. Dukwiriye kujyana Uwiteka tukajya kumuganiriza abandi. Ntabwo tumuganiriza abamaze kumenya Imana, ahubwo abo bamaze kumenya Imana kuki badakora ngo bajye kumuganiriza abandi? Ni gute uri umukristo ushobora kwicara imyaka 5, 10, 15 wicaye imbere ya pasiteri wawe, bishop wawe, apostle, akibishop, padiri, musenyeri, papa, utarahaguruka ngo nawe ujyane ubutumwa bwiza? Ese ubwo butumwa yaguhaye, ibyo byo kurya yaguhaye, ni ibihe biryo bituma umwana adakura? Umwana wese aragaburirwa agakura, hanyuma arangiza akigaburira, akitoza kwishakira amafaranga, akiyambika, akagera ku rwego rw'uko nawe agomba kugira umuryango, nawe akawutunga akawugaburira. Niba rero umukristo udashobora gukura umaze imyaka 5 imbere ya pasiteri, bishop, ukaba utaratekereza nawe kujya kuvuga ubutumwa bwiza, uhora wigishwa, uhora wasamye, ni mu ntamike, ni mu ntamike, ni mu ntamike. Buri cyumweru ugenda wirukanga ngo ugiye mu rusengero gutamikwa, buri sabato ugenda wirukanga mu mibyizi, urirukanga ni mu ntamike. Uwo mugabura ugaburira abantu badahanga ngo bakure nabo bagiye kugaburira abandi, bagira imiryango, babyara abana mu buryo bw'umwuka, bavuga ubutumwa bwiza, noneho babyare itorero rushaho kwaguka, bihutisha ubutumwa. We ni mugabura ki? Ni ibiki agaburira abantu? Ese wowe ibyo byo kurya urya bitagukuza, ugahora muri ubwo buzima bw'ubwana bwo gura bagutamika 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 bagutamika, ntabwo ushobora gutekereza neza. Kandi nuko mwanze gusoma ijambo ry'Imana. Abantu bashyushye mu mutwe, bari mu nzira zizi nyinshi, abasoma ibitabo, abajya kuri social media bagakurikirana abantu bayobye, abajya mu butayu bakajya guhura n'abayobe bariyo, abantu birukanga ku bahanuzi bayobye bavangiwe, abantu byabacanze. Muzi Yeremiya kuntu yahanuye, Yeremiya 6, reka ariho mvuga gatoya nubwo atari cyo nashaka kuvuga. Yeremiya ibice 6 umurongo wa 16 na 17 haravuga ngo Uwiteka avuga atya ati, nimuhagarare mu nzira murebe, kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barayakana bati ntituzayinyuramo. Kandi nabashyizeho n'abarinzi nti mutegera amatwi ijwi ry'impanda, ariko barakana bati ntituzayatega. Abantu bahagaze mu nzira nyinshi kubera ko banze kumva ubutumwa bwiza, bataye iki gitabo. Bene data, turacyababwira, turimo kuvuga ubutumwa mu gihe cyane mugoroba. Tugeze ku mugoroba, tugeze mu cyo bita minuit, tugeze mu gicuko, tugezaho umuseke ugiye gutambika, tugezaho Yesu agiye gutambika mu gicuko, tugeze mu ijoro aho umwana arira nyina niyumve. Niyo mpamvu turimo kuburira abantu ngo mwicare muri iki gitabo. Mu gihe abantu bataragaruka mu gitabo cyitwa Bibiliya, bazashyuha mu mutwe, bazashyuha mu mutwe, bongere bashyuhe mu mutwe. Bibiliya, mwese abitwa abakristo, mwese muvuga ko mwamaze kwizera, mwizeye kubera ko abo bababwirije ubutumwa bari mu madini
bakoresheje igitabo, sicyo bakoresheje. Nta muntu n'umwe ushobora gushinga idini rya gikristo atifashishije Bibiliya. Umuntu uzashinga idini ntafate Bibiliya imbere yanyu ngo ayibigishe, muzahita mumuvaho mwigendere. Ndabizi ntabwo mwagumana nawe, ntabwo mushobora kugumana nawe. None niba icyatumye mwizera ari Bibiliya, kubera icyo udasoma Bibiliya? Kubera icyo udashaka kuyiga ngo uyigishwe, abo ukaba ujya mu bintu byinshi, urakurikirana abahanuzi, urakurikirana abayobye, urasoma mu bitabo, urya kuri social media ukareba abayobye bakuyobeje, barigisha inyigisho zitandukanye, kandi Bibiliya ifite mu rugo iwawe. Izo nzira rero ni inzira zashyuhije abantu mu mutwe, tukababwira ngo yemwe mwumva uko birivuga, bati oya ntituzatega amatwi kumva Bibiliya, reka twisomere ibitabo bindi, reka twumva bari kuri YouTube ibyo barimo baravuga. Noneho ugasanga benshi baragiye birabacanze, baragarutse ati mudusobanurire ibintu. Tubasobanurire kandi twarababwiye ngo tubigishe mukatwangira, twarababwiye ngo nimufate bira muyisome mukabyanga. Murumva, kubera ko abantu bararushya mu mutima kubera izo nzira zose. Bibiliya rero Yeremiya yaravuze ngo nimuhagarare mu nzira murebe, mubarize inzira za kera. Iyo bavuze inzira za kera ni Bibiliya barimo kuvuga. Inzira za kera ni intumwa n'abahanuzi, kuko biravuga ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Abaheburayo 13:7 haravuga ngo mwibuka ababayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Yesu Kristo yarareje n'uyu munsi niko akiri kandi ko azahora iteka ryose. Abatuyoboraga kera ni bande? Abatwigishaga ijambo ry'Imana ni bande? Ku buryo bari kutubwira ngo aribo tuzirikana, turebe kwizera kwabo, twigana n'ingeso zabo. Naba dusoma muri Bibiliya turabareba bandese, abahanuzi uburyo babanye n'Imana, abahanuzi ba kera. Izo nizo nzira za kera. Intumwa Yesu yitoranirije, inzandiko zanditse, tuye gusoma inzandiko za Pawulo 13, dusome ibyakozwe n'intumwa, iby'umwuka wari yakoresheje intumwa, izo ni inzira za kera. Dusome inzandiko 2 zanditswe na Petero, izo ni inzira za kera. Dusome inzandiko 3 zanditswe na Yohana, izo ni inzira za kera. Dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo na Mariko na Luka na Yohana, izo ni inzira za kera. Dusome igitabo cy'ibyashuri Yohana, ni inzira za kera. Tujye gucukumbura amateka y'isezerano rya kera, turebe umugambi w'Imana ko bari mu isi, uko isi yaremwe, uko icyaha cyaje mu isi, uko Adamu yirukanwe mu ngobyi ya Edeni, uburyo isi yagiye hura n'ibyago byinshi. Tubone kuba twajya mu mateka noneho y'isi, ariko twabanje kuba muri Bibiliya. Nabo niba tujya gushaka iby'isi tukabishaka, tukajya gushaka amateka, tukajya gusoma ibitabo, akaba ari byo bitujyana muri Bibiliya, reka da, izo ni izindi nzira zinanije abantu mu mitima. Bibiliya niyo dusoma none ikatwereka ibintu, tukajya kubishaka noneho mu mateka tukabireba. Mbere yo gusoma igitabo banza usome Bibiliya. Mbere yo kujya kuri Google kuguringa usacinga, banza usome Bibiliya. Mbere yo kujya kugira ubundi bushakashatsi ushaka burebana n'iyobokamana, banza ujye mu iyobokamana rya Bibiliya uyisome. Noneho ubwo Bibiliya ariyo igenda ikwereka ibintu bituma ujya kubisacinga kuri interneti, mu bindi bitabo byanditswe n'abantu runaka, ujye kureba amateka y'isi, ujye kureba amateka y'itorero. Ibyo biza ari Bibiliya ituma ujya kubisacinga, ariko nubanza kuba ari byo ujya kureba hanyuma bikaba ari byo bikohereza muri Bibiliya, urayoba. Kuko ibyo byose ni ibintu byashyizweho n'abantu, byanditswe n'abantu. Ariko ijambo ry'Imana, Bibiliya ivuga ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha no kumutunganya, bikamuhanira gukiranuka. Nuko umuntu w'Imana akaba ashyitse, afite ibikwiriye byose, akabona uko akora imirimo myiza yose. Urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo rwa mbere 3:10 na 6:17 niho dusanga ayo magambo. Ni ibintu bine bidufasha Bibiliya. Ibintu bine: icya mbere iratwigisha, icya kabiri itwemeza ibyaha, icya gatatu iradutunganya, icya kane iduhanira gukiranuka. Iyo tuvuze Bibiliya turavuga ibyanditse muri ibi bitabo byitwa, muri iki gitabo cyitwa Bibiliya. Bibiliya tuyitira igitabo kimwe kuko ibumbiye hamwe, ariko igizwe n'ibitabo 66. Ijambo Bibiliya rikomoka ku cyo bita biblioteke, ni ibitabo 36 byose birimo ubutumwa bwahumetswe n'umwuka. Isezerano rya kera, amategeko ya Mose, isezerano rishya,
isezerano ry'umwuka. Bibiliya ni kuvuga ngo ni isezerano ry'umwuka. Ni mpamvu Pawulo yabivuze hano mu rwandiko yandikiye Abakorino rwa kabiri ibice 3:6. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorino ibice 3:6 haravuze ngo niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti, ahubwo nabo umwuka, kuko inyuguti yicisha, nabo umwuka uhesha ubugingo. Amen. Inyuguti bavuga ni amategeko ya Mose. Kuba bavuga ngo inyuguti iricisha nuko amategeko ya Mose yari afite ibihano bitera abantu gupfa. Itegeko ryose rigira n'igihano cyaryo, rikagira n'igihembo cyaryo. Iyo uryujuje neza rikubyarira inyungu ko nta bihano ubona, iyo utaryujuje rikubyarira ibihano. Amategeko ya Mose rero arizo nyuguti zanditswe zigaharaturwa ko bisate bibiri by'amabuye, hari harimo amategeko yicisha. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo ntukice. Imaze kuvuga ngo ntukice, hari aho yageze iravuga ngo umuntu wese wishe bamushyira hariya bamutera amabuye apfe. Ntugasambane. Imana iravuga ngo umuntu wese, umugore wese uzafatwa asambana bazamushyira bamutera amabuye apfe. Ayo ni amategeko. Amategeko yaharatuwe ku bisate by'amabuye, inyuguti yicisha. Ariko isezerano ry'umwuka ngo ryo ritanga ubugingo. Soma nyine, usome isezerano rishya uryumve neza kugira ngo ubashe kugira ubugingo bushyitse muri Kristo Yesu. So rero twaturi muri Maraki hatubwira ngo maze abubaha Uwiteka baraganira, Uwiteka agatega amatwi akumva, ngo nuko igitabo cy'urwibutso kikandikirwa imbere ye cyabubaha Uwiteka bakita ku izina rye. None Uwiteka yabahaye amasezerano atatu. Irya mbere, Imana yaravuze ngo bazaba banjye ku munsi nzakoreraho. Iri jambo ngo bazaba banjye bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo igihe cyose Imana izabije gukora umurimo wayo mu birebana no guhana Satani n'abadayimoni ndetse n'abaranze kumvira Imana, abo bantu baganiriye ku Uwiteka bakajya kumuganiriza abandi ngo bamumenye, bagahaguruka bakajya mu bindi bihugu bakajyana ubutumwa bwiza. Igihe Imana izabije guhana, ije gukora umurimo wo guhana, Imana iravuze ngo bazaba banjye, nzabagumana ntibazamvaho, nzabarinda, ntago umujinya wanjye nzawubasukaho. Icya kabiri, yaravuze ngo kandi bazaba amatungo yanjye bwite. Amatungo yanjye bwite ku bantu mworoye ngira ngo murabizi, umuntu wese woroye itungo aryitaho ku rwego rukomeye. Uko ryaryamye, uko ryabyutse, uko ryariye, uko ryahuwe, uko ryatashye, akarishyiraho n'abazamu baririnda, ahora ricunga cyane ngo ritagira uburwayi rihura nabwo. Mbega umutima we uhora ku itungo rye. Niba Imana ivuze ngo aba bantu bahagurutse bakajya kuganiriza abandi Uwiteka, bakajyana ubutumwa, bagatumika, icya kabiri isezerano ibahaye, iravuze ngo bazaba amatungo yanjye bwite. Ubwo bishatse kuvuga ngo Imana izabahozaho umutima. Kurya kwabo niyo, kwambara kwabo niyo, gutambuka kwabo niyo, kurwara kwabo niyo igomba kubakiza. Ubuzima bwabo bwose Imana izabitaho. Bazaba amatungo yanjye bwite. Aka kantu yavuze ngo bazaba amatungo yanjye bwite ni ugushaka gutsindagiriza cyane uburyo Imana izabitaho mu buzima bwabo bwose. Ni ukuvuga ngo bazagendana nayo, bazaryamana nayo, bazabyukana nayo, bazasinzirana nayo, bazapfana nayo. Ubwo niba apfa bazajyana n'Imana, bazayisanga heri, kuko we ntigipfa. Iyo tuvuze ngo bazapfana nayo, tuvuze ngo bo bazapfa ariko aho bagiye bayisange. Iryo ni isezerano rya kabiri Imana yahaye aba bantu batumika bajyana ubutumwa bwiza. Mureba amadini defo yagize, akabatumye n'abantu benshi bari imbere yayo, bari imbere yabo pasiteri n'abapadiri, bakaba benshi bagiye kubura ubugingo kuko batigeze bigishwa ngo bamenye misiyo ya Yesu ku itorero.
Yesu yeza avuga ijambo rikomeye, aravuga ariko abasaruzi ni bake, ngo nuko mwinginge nyiri bisarurwa kugira ngo yohereze abasaruzi mu bisarurwa bye. Bene data, reka mbabwire, turi gukora mu gicuku, tugeze hahandi hakomeye bisaba ko dukora vuba na vuba. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 9:4 haravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye yakire ku manywa, bugiye kwira igihe umuntu atakibasha gukora, ngo nyiri mwese ndi umucyo w'isi. Bene da, dukora umurimo vuba na vuba cyane kuko igihe cyadushiranye. Abakunzi ba Yesu nimuhaguruke tuvuge ubutumwa. Abataramenya ijambo ry'Imana nimutega amatwi tubigishe, tubafashe, dusenge, twiyirize ubusa, dushake Imana, tubone n'umugisha, kuko turi gutumika dusohoza umugambi w'Imana ndetse n'umurimo wadusigiye mu isi. None isezerano rya gatatu Imana yahaye aba bantu muri Maraki, yaravuze ngo nzabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana w'umukorera. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo imbabazi z'umubyeyi kenshi ziba ku mwana umukorera. Muzasome Yakobo ko byagenze na Esawu. Esawu ntabwo yajyaga akunda gukorera mama we, yahoraga mu mashyamba ahiga inkwavu, ahiga ingeragere, ahiga udusimba two kuza kubaga ngo agaburire se nawe arye, ariko nta mirimo myinshi yakoreraga mama we. Yakobo rero yari umwana w'ibana na mama we, bakoranaga, yamufashaga imirimo yose, bituma ise wabo Isaka agiye gupfa, kandi umurage wagomba guhabwa umwana w'imfura, Esawu niwe wagomba kubona. Ariko imbabazi nyinshi ko zabaga kuri Yakobo, imbabazi z'umubyeyi mama we, mama we yize uburyo bwose bw'uko Yakobo ari ugomba guhabwa umugisha wa mukuru we, kandi niko byagenze. Yakobo niwe wahawe umugisha bitewe n'iki? Bitewe n'imbabazi za mama we, kuko umwana ahora akorera nyina cyane, bahorana mu mirimo yose. Igihe abakristo badasoje misiyo ya Yesu, dusanga muri Matayo 28:19, imbabazi z'Imana kuri bo zizaba nkeya, kandi na bya bindi bahora bigisha ngo imigisha, ngakira umugisha wawe, ngo impamvu utizera ngo nuko, ngo impamvu gutabona umugisha ngo iby'Imana gusezanije ngo nuko utizera, ikinyoma. Tugomba kumenya misiyo ya Yesu yasigiye itorero. Bana b'Imana, papa arimo aradutuma ngo nitugende. Wamenye Yesu kutamubwira abandi, kandi Yesu avuga ngo nitumujyane tujye kumubwira abandi. Nzabababarira nk'uko umuntu aba ari umwana w'umukorera. Imbabazi z'Imana kenshi zihora kubatumika abajyana ubutumwa Imana yabasigiye mu isi. Hari imbabazi z'umwihariko ziba ku mwana ujyana ubutumwa umubyeyi yamutumye. None se misiyo y'itorero ko tuyisanze muri Matayo ibice 28:19, kirya ari ryo jambo rikuru ryasigiwe itorero. Ayo madini, izo sengero mwicayemo, mubona barimo kubisohoza. None se ubundi ko bakomeza kubigisha, mwe nimo kurenga mubijyane mujye kubivuga. Ibyo babigisha bituma mudakora ngo mubijyane ni ibiki? Umurimo w'Imana si ukwicara muri iyo ntebe ngo uhora utanga amaturo n'ibya 10. Umurimo w'Imana ntabwo ari uguhora wicaye ku ntebe buri cyumweru wirukanka, buri munsi wirukanka ngo ngiye mu materaniro we, ngo nakerewe. Ayo materaniro uhoramo adahindura ubuzima bwawe ngo kure mu mwuka nawe ujye kwigisha abandi, ni materaniro y'abaki? Ngo no gutanga amaturo, ngo no gutanga ibya 10, ngo no guhanagura intebe, ngo no kuboneka ngo tugasengana n'abandi. None uzakura ryari? Noneho Yesu yatumye itorero kugenda. Ubundi murabona aya mazu turi kubona twita isengero, nubwo atari isengero, twabonye ko urusengero ari wowe. Ndashaka kugira ngo ngaruke kuri iyi nyigisho irebana n'urusengero, twongere tuyigishe mu bundi buryo, none mwongere muyumve. Aya mazu twita isengero tujya guteraniramo yagomba kuba yarubakiwe icyo bita training. Yagombaga gutrainingirwamo abamaze kwizera, bamara gutrainingwa bakagenda. Hakaba hari kuza abandi bagatrainingwa bakagenda, hakaza abandi bagatrainingwa bakagenda. None wicaye aho ngaho urinze wasazira. Ubundi itorero rya Kristo, misiyo ryasigiwe mu isi nicyo bita kujyana ubutumwa, misiyology. Kujyana ubutumwa ntabwo ari ukwicara, no kugenda. Noneho rero
abamisiyoneri bari mu buryo butatu. Ubundi hariho abamisiyoneri batatu. Hariho missionary ujyana ubutumwa ugenda akavuga. Hakabaho missionary usapotinga wa wundi wagiye kugira ngo ahagiye azabone ibimutunga, azabone uko yambara, yewe niba ngombwa n'abantu abwirije bakirukanwa mu miryango bitewe nuko iyo miryango ikora n'izindi mbaraga n'indi myuka mibi, bose bahungiriwe abacumbikire, abagaburire, abashakire n'ibikorwa bakore. Uwo rero ni missionary wa kabiri usapotinga wa wundi wagiye. Hakaza noneho missionary wa gatatu. Uyu missionary wa gatatu ni usigara asengera wa wundi wagiye, anasengera wa wundi uri gusapotinga umurimo w'Imana kugira ngo Satani atazana imivumo mu byo akora, hakabura support isapotinga wa wundi wagiye. Abo ni abamisiyoneri batatu. Nuko itorero rya Kristo ubundi ryubatse, ariko amadini siko yabyubatse. Ahubwo amadini ba pasiteri nibo ba misiyoneri, nibo ba aposo, nibo bashumba, mbega byose bo barabifashe barabyigumanira. Amaturo atuwe ni ayabo, icyacumi gituwe ni ibyabo, ituro ry'ishimwe ni iryabo, iry'umutima ukunze ni iryabo, iry'inyubako ni iryabo, iry'abashyitsi ni iryabo, iry'abakene ni iryabo. Ayo maturo yose ukibaza ahajya n'ibikorwa bikoreka ukabibura. Ahubwo ugasanga barakungahaye, baragendera mu mamodoka henze, barakora imishinga ikomeye, abana babo barya kwiga mu Burayi, abandi Amerika, abandi Aziya, abandi za Canada, mu bigo bikomeye by'amashuri. Nibyo nyine barakize. Wowe ugahora wicaye ku ntebe ngo uri gukorera Imana, kumbi nturamenya umurimo w'Imana ahuri. Bene data, nimureke duhaguruke tujyana ubutumwa. Abafite amafaranga, afite ubutunzi, nimushyigikira bari mu kugenda. Mwe gutanga amafaranga ngo abo ngabo ntacyo babagejejeho. Ahubwo niba udashoboye kuvuga, shyigikira uwagiye. Wishyigikira uwicaye hamwe, kuko ntabwo ari gusohoza misiyo. Twabonye ko misiyo Yesu yaravuze ngo nimugende mubwirize abantu mu mahanga yose. Kabiri, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Gatatu, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe na misi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ni ibintu bitatu rero: kugenda tugabwiriza tugahindura abo bantu, kabiri ni ukubabatiza, gatatu ni ukubatoza, kubigisha. Noneho twamara kubigisha, tumaze kubatoza, tukabasengera, tukabarambika ibiganza, nabo bakagenda. Niba ari inzu twubatse yo guteraniramo, ni ukugira ngo tubatoze, ntabwo ari ukugira ngo tubagumane murinde musazira imbere yacu. Ni ukubigisha. Namwe mukemera kuba abanyeshuri, mukabaza, hanyuma tukabigisha Bibiliya, mukayumva, mugasenga, mukuzura Umwuka wera, tukabarambika ibiganza, mukawuhabwa, mukajyana ubutumwa bwiza. Noneho abadashoboye kugenda bagasigara basapotinga kuko bafite ubutunzi abagiye. Noneho n'abandi nabo badashoboye gusapotinga, badafite ubushobozi, bagasigara ari abamisiyoneri basengera babandi basapotinga umurimo w'Imana, ndetse n'ababandi bagiye. Hanyuma ubutumwa bukihutishwa bukagera ku mpera y'isi, Yesu akagaruka. None amadini nibyo ari gukora. Insengero zagomba kuberamo icyo bita training. Tubatrainingiramo abantu, tugatrainingirwamo, bakadutraininga. Ntabwo ari ukwicara ngo wicare imyaka 3, 10, 15 urinde umusaza, urinde umukecuru. Niyo mpamvu bamwe babibamo bajya bakabirambirwa, bakabivamo, bakagwa. Abapaseri, ababishopu, abapadiri, bande bose, bamusenyeri, papa, bafashe abantu babagumana ubwabo. Ariko murabona uyu murongo, igihe cyose umwana adatumika, adasohoza ubutumwa se yamuhaye, ntabwo azigera abona umugisha uturuka ku Mana. Niyo mpamvu bamwe bahora bavuga ngo ni karande, ngo ni mudusengere karande zituveho. Ibisambo, ibirura byadutse bigashinga amadini, ngo ni muze tubakore deliverance, ngo muze tubakore kasoringi. Bakagenda bakaba barabasambanyije, bakaba batwaye abagabo b'abandi. Kandi koko nyine natwe twarawutaye, duhora iteka ryose twirukanga dushakisha nyine ngo abantu badukasoringa, abantu batudelivura. Bene data, mwaretse tukamenya ijambo ry'Imana koko, tukicara muri Bibiliya. Mwaretse tukemera tukicara. Hanyuma hari abantu hano hanze bakeneye ubutumwa bwiza bw'Imana.
none abanyamadini batumye abantu bananirwa gukizwa, kuko uko mubana muhorana iteka ryose. Abana iyo bahorana mu rugo barashondana iteka ryose, ariko iyo bagiye kwiga bagahura batari birirwanye barakundana, ukabona barabana neza. N'umugabo n'umugore akenshi iyo umugabo atakoze n'umugore akaba nta kazi afite, hari igihe bashondagurana, ariko umwe yagiye agakora n'undi akagenda, bagaruka bose urukundo rwuzuye. Amadini gituma mubona ahoramo intambara, habaye nko mu muryango, ni mu rugo hahuramo gushondagurana, bamwe barwanira imyanya, abandi barabyigana mu mitima yabo ngo bigizeyo bagenzi babo aribo bafata iyo myanya, kubera ko babona ari ibintu by'icyubahiro nyine. Mwebwe murirwa mubicaye imbere, abayobozi hejuru bavuga ati nanjye ndashaka kuba ari njye ubayobora, n'undi ati nanjye ndashaka kuba ari njye ubayobora. Niyo mpamvu bahora mu ntambara. Yesu ntabwo ari cyo yadutumye rero. Yesu yaravuze ngo twebwe tugende twigishe, dutoze, abo dutoje bagende. Hanyuma rero abo misiyoneri 3 barakenewe mu isi. Hanyuma usapotinga umurimo w'Imana kugira ngo ubone umugisha w'Imana. Tubonye aho Imana ivanga aba bantu, hari ibintu 3 bibabaho. Icyambere, Imana yavuze ngo bazaba banjye ku munsi nzakoreraho. Yabije guhana bazaba bayo, ntabwo izabahana. Yabije guhemba bazaba bayo, ntabwo izabahana. Icyakabiri avuga ngo bazaba amatungo yanjye bwite, bivuge ngo Imana izabitaho mu buzima bwabo bwose. Icyagatatu gikomeye cyo noneho, Imana yavuze ngo nzabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana w'umukorera. Umurimo w'Imana dukora n'uwuhe? Nuko dutumika tugasohoza ubutumwa Imana yaduhaye, tukagenda, abandi bagasapotinga umurimo w'Imana, abandi bagasigara basengera bagiye. Abo bantu rero ngo bazaryama mu mbabazi, baziyorose, bazibyukiremo, bazigenderemo kugeza ubwo bazipfiriyemo imbabazi z'Imana, kuko basohoje icyo se yabatumye. Mu iherezo rya Esawu, uko Esawu atafashaga nyina ngo amukorere imirimo, muzarebe uko byagenze. Rero ntabwo abo bantu mwicaye imbere bitwa abapaseri bashobora kubigisha ibitubigisha, kuko bazi ko mwabacika, kandi bo ntabwo bashoboye gutoza abantu. Noneho basi nimwicare mwumve icyo tubabwira, namwe mufate biramusome. Yesu akeneye abantu bajyana ubutumwa bwiza, kuko ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Noneho rero tubwiriza ubutumwa aba bantu bose tubona mu mihanda, indaya ziruzuye, abajura, abicanyi, ubutinganyi buruzuye, ubugome, inzanga n'amoko, uburozi, amarozi aruzuye. Abo bose bakeneye ubutumwa bwiza, ariko kubera ko twirundiye hamwe nk'inzoga y'itende, tukicara muri aya mazu twita isengero, duhora natwe ubwacu tuba mu makimbirane iteka ryose, bigatuma abo bantu bo hanze badakizwa, kuko batubona natwe nta mbuto bigeze babona. Ariko iyo tuza gutozwa tugahaguruka tukabasanga bari gukizwa, tukabatoza nabo bakagenda. Iyo niyo misiyo y'itorero mu isi, inshuti z'Imana. Nimureke duhaguruke. Tekereza igihe umaze muri iryo dini, nta kintu wigeze ugeraho mu buryo bw'umwuka, usibye gusohoza imihango yose y'idini. Buri cyumweru ukirukanga ugiye mu materaniro, buri sabato ukirukanga ugiye mu materaniro, amateraniro yo mu mibyizi bagategura iminsi 21 ukayibonekamo. Nta mpinduka nukura mu mwuka ngo nawe wafasha abandi, ahubwo urahora utura buri munsi ukuza, buri mugoroba uje gutura amaturo ngo ndi gukorera Imana. Nyamara hirya hari abantu bakeneye ubutumwa bwiza ntibigeze babubona. Noneho ubu leta z'isi zamaze gufunga inguni, ubu n'amakonseri kera abantu bajyaga bakora ntibakiyakora. Yesu ati nimugende, amadini ati ahubwo nimuze mwebwe mudusange aho twicaye ari mwe mukizwa. Ubu mwuka urasigaye ajya kurotesha abantu nijoro kugira ngo bagire ubwoba ko bagiye kurimbuka, bakirirwa bashakisha ahantu bajya gukirizwa. Ariko ni twebwe Yesu yasize ngo tugende tubasange. Ntabwo tuzabimenyera tuticaye muri Bibiliya, nidukomeza kugenda tukajya mu gusoma ibindi bintu, tukajya kuri internet tugatega amatwi pasiteri wacu, bishop wacu, reverandi wacu, kibishop wacu, apostle wacu, padiri, musenyeri, papa bari mwisi. Ariko abantu koko bagiye kurimbuka bazizi kutamenya, kandi bafunze amatwi,
bajya bavanga amatwi ari mu rupfu ntiyumva ihoni. Naho umuntu yavuga n'ubwo ihoni ryavuga riti amatwi ari mu rupfu ntajya yumva ihoni, uwo muntu biranga agapfa. So rero ni ukuvuga ngo misiyo y'itorero ni ukugenda. Mu gihe tutagiye muzahora imbere y'abo bantu babayoboye babasengera ngo murahabwa imigisha, ngo imigisha ngo y'amafaranga, akazi ngo ndakora nkahomba, ngo murana inyatsi, ngo murana ibiki, kuko ntibigeze bakwigisha ahantu uzabonera umugisha. Nta kintu gituma umuntu abona umugisha nko gusapotinga umurimo w'Imana, abakozi b'Imana bari kujyana ubutumwa bwiza, atari abo ngabo bicaye imbere yanyu buri munsi. Umwana igihe cyose atarimo gusohoza icyo umubyeyi amubwiye, kugira ngo azamuboneho ikintu biragoye, kugira ngo azagire icyo amusaba kimuhe biragoye. Ari umwana ubwo agira complex yo gusaba kuko asuzugura umubyeyi, n'umubyeyi nawe ntabwo imbabazi ze zihora kuri uwo mwana, ntabwo amwitaho nk'uko yakwita kuri wa wundi utumika agasohoza ubutumwa yahawe n'umubyeyi we. Niyo mpamvu Satani nyine azakomeza kuduteza ibyo bibazo byose, ngo inyatsi twabyitiriye karande zo mu miryango, tubyitirira imyuka mibi, tubyitirira ibiki, ibirura nabyo biri hanze aha, ati nimuze tubaderivure, bakatubeshya bakatukwazaho ibiganza bakatwongeramo indi myuka mibi. Byagiye gutera imbaraga ikuzimu, ibirura byagiye gushaka izindi mbaraga z'ubumaji n'abamajiste, ibyagiye kuzana ubwesikoro byo kugura amavuta ya Elayo ngo ni amavuta yo muri Isiraheli, byagiye gushaka amabuye ngo yo muri Yorodani yaho Yesu yabatirijwe, ibyagiye gushaka ubutaka bwo muri Isiraheli bikaza bikabucuruza, ibyagiye gushaka amazi ngo yo muri Isiraheli biyirwa bicuruza amazi ngo amazi arakiza. N'ubwesikoro gusa buri imbere y'abantu, abantu bataye umutwe ngo bakeneye ngo bakizwe imivumo. Niki gishobora kugukiza umuvumo? Ni ugusohoza misiyo ya Yesu. Niba waramaze kwizera Yesu, ugomba kumenya ngo niki Yesu ashakaho mu ijambo rye. Yesu ati mugende mubahindure, mubigishe, mubabatize, nyuma mubigishe, nabo bajye guhindura abandi. Umurongo mukuru uvugwa hano urebana na misiyo y'itorero mu isi ni Matayo 28:19. Uyu murongo uzawusome nawe witose, noneho ukore research mu idini ubamo, ukore research mu yandi madini, urebe niba bari gusohoza iby'uyu murongo. Niba Yesu cya gatatu avuze ngo mubigishe, ni ukuvuga ngo bavuze ibintu bitatu. Icya mbere ni uko twebwe tugenda tukajya kubwiriza abantu mu mahanga yose, tubwo bamaze kumenya Yesu. Noneho ngo niba tumaze kubabwiriza, icya kabiri tugomba kubakorera nuko tugomba kubabatiza, kuko Mariko ibice 16 umurongo wa 15-16 haravuga ngo nimujye mu bihugu byose mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza. Nimujye mu bihugu byose, nimujye mu bihugu byose, ntago ari kwicara, mujye mu bihugu byose mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Rero icya kabiri dukorera aba bamaze kwizera, twamaze kubwiriza bakizera, nuko tubabatiza. Ariko twabasanze mu bihugu byose, twamara kubabatiza, icya gatatu Yesu aravuga ngo noneho rero bicare, nimushaka kumwubaka inzu yitwa urusengero muyishyireho, cyangwa mushinga amahema, cyangwa babe mu nzu zanyu, mugira ahantu hagari babasange mu nzu zanyu, noneho mubigishe. Iyo waje ijambo kwiga ni iki? Iyo bavuze kwiga ni nko kubona umuntu ajya mu ishuri akajya kwiga. Umwana atangirira gardienne agakomeza akazajya ageza muri kaminuza akametiriza, akaba yagira n'ubwo agira professor. Ibyo babyita kwiga umunyeshuri. Ubwo Yesu aje kwerekana ngo aba bantu bamaze kwizera bakabatizwa bagomba kwakira kuba abanyeshuri, bakigishwa kwitondera, bakigishwa kwitondera ibyo Yesu yasize avuze. Bakiga, bakazana amakayi, bakiga, bakandika. Ariko kandi ababigisha nabo bagomba kuba bari mu muhamagaro, kuko dukwiye kumenya na buri wese umuhamagaro we
kuko Bibiliya igaragaza imihamagaro y'abantu. Abantu bakwiye kwigisha abantu n'abigisha. Ababwiriza ubutumwa bwiza nabo bakwiye kubwiriza. Noneho abigisha nabo bakwiye kwigisha. Ariko ushobora kuba byose ubifite. Ushobora kuba umubwiriza ubutumwa bwiza kandi uri n'umwigisha. Ushobora no kuba uri n'umuhanuzi. Yewe ushobora no kuba n'umwungeri ukayobora abo bantu. Byose Imana yabigwaye. Pawulo yarabifite byose. Imana ifite ubushobozi bwo kubiha umuntu kimwe nuko ishobora kubiha umwe mwese mugahuza izo mpano. Iyo mihamagaro mukayihuza mu kubaka itorero rya Kristo rigakomeza kubakika. Ariko Yesu aravuze ngo abo bantu bahinduka abanyeshuri, bige, batozwe, bazana amakayi bandike, babaze abo bigisha bababwirije ubutumwa bwiza, babaze iby'ubwami bw'Imana bisobanukirwe, babyige neza. Noneho rero igisigaye ni ugusigara noneho tusaba Imana ngo nisoze isezerano mu byo yatubwiye. Tumaze kumenya ibyawe Mana, tumaze kubyumva neza, none ko dushaka kubijyana harabura iki? Harabura imbaraga z'umwuka wera. Tubwire Imana ngo ducushe umure w'umwuka wera, kuko Petero yavuze ngo ni isezerano ryacu n'urubyaro rwacu n'abari kure bose bazahamagarwa n'Umwami Imana yacu. Mwuka wera niwe uza noneho gusapotinga ibyo twahawe twize tukamenya, noneho akaduha imbaraga zo kujya kubihamya, kandi agakomeza no gusohoza ijambo rye arisohoresha ibimenyetso. Tukavuga ubutumwa, ibimenyetso bigakurikiraho, abantu bagakira indwara, abadayimoni bakava mu bantu, imyuka bikava mu bantu, abantu bakabohoka bakuzura umunezero. None turwa dusenga Mana ngo duhe umwuka wera, ngo duhe umwuka. Iguha umwuka wera ukumarira iki? Kuwicarana muri abo bantu bene wanyu bitwa bene so muhorana mu idini, iragwase ngo Imana itanga umwuka wera kugira ngo adukoreshe tujyane ubutumwa bwiza. Ntabwo yahugwa ari ukwicarana. Niyo mpamvu dusoma muri mu byakozwe no mu gice cya mbere umurongo wa 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa umwuka wera, icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. Nyuma yuko mumaze kumanukirwa n'umwuka wera, hari imbaraga muzahabwa. Izo mbaraga muzamuhawe bizagenda gute rero? Ngo zizaba zije kubagira abagabo bo guhamya Yesu. Ubwo yabibwiraga intumwa, yarazibwiye ngo muzahitamo abagabo bo kumamya i Yerusalemu, ahangaha muri Yerusalemu yose. 2 mwikubite ni Yudeya. 3 muzamuke i Samariya. 4 mukomeze muzagire kumera y'isi. Umwuka wera nicyo kimuzana. None se arawugwanga kumarira iki? Misiyo y'umwuka wera kuba ari mu isi bamaze kwizera Kristo Yesu, itorero, ni ukuduha imbaraga. Hanyuma izi imbaraga zose zikatumarira iki se? Ngo ni ukujya guhamya Yesu. Tugahera aho dutuye, tukagera mu ntara, tukambuka igihugu, tugafata ikindi, tukazagera kumera y'isi. None amadini arirwa abwiriwe avuga ngo Mana ngo duhe umwuka wera, barawubuze, bahita bahimba imitwe y'uko bawufite. Ngo umuntu wese wamaze kwizera ngo arawufite, byahebera akajya. Intumwa za Yesu se ntizabanye n'Yesu imyaka 3 n'igice? Ntiyabasezanije umwuka se? Umwuka se koko niyamanutse bakagira impinduka? Nose ni bari baramwizeye, yabasezanije umwuka wera bataramwizeye se? Bari baramwizeye, ariko abasezeranya ko bazahabwa umwuka wera igihe kimwe bazawutegereza bakawubona. Haravuga ngo ni ngombwa ko ngenda, ko nagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ibyakozwe n'imice birabigaragaza uburyo Imana yawumanuye. Hamanuka umuriri, ngo hamanuka indimi zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese muri bo bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Ntabwo Imana ishobora guha abantu umwuka wera mu gihe badafite mu mutima ko bakwiriye kwagura ubwami bw'Imana ngo babugeze kumera y'isi. Kandi none kutabona umwuka wera egare kunanirwa mu rugendo rujya mu ijuru. Igihe cyose umwana adashobora kubahiriza amabwiriza ya nyina cyangwa ya se, ntabwo yamubonaho umugisha, nta kintu yamukuraho. Rero tugomba gusohoza misiyo Yesu. Aba bantu rero tugomba kubigisha. Twamara kwiga nk'abanyeshuri, tumaze kumenya ijambo ry'Imana, tugasenga. Kuko ijambo ry'Imana iyo turimo kuryiga ritwereka ukuntu dukwiye kuba mu buzima busenga, tugasenga, tugafata ibihe byo gusenga. Ijambo ry'Imana rikongera rikerekana ukuntu umuntu wese wamaze kwizera agomba kwiyiriza ubusa, tukiyiriza ubusa.
tugafata ibihe byo kwiriza ubusa kuko na Yesu yarabikoze n'intumwa zarabikoze. Izo nizo nzira za kera tugomba kubaririza. Abo babigenzaga bate? Tukabikora, tukiza ubusa, tukisonzesha, tugasenga. Nyuma y'ibyo ngibyo byarangira, noneho Imana ikadusokaho ikintu cyitwa umwuka wera, ubundi tukagenda tukajya kwamaza ubutumwa bwiza. None amadini yarawusabye arawubura kubera ko banza kugenda bafite inyota yo kugira ngo bigwirize abantu. Nabo ngabo bicaye imbere yabo nabo ntabwo bigeze bashaka kwiga ngo bamenye misiyo ya Yesu. Icyo abashakaho nugora bicaye ngo nimudutamike gusa. Nabo barasaba umwuka wera, ntawe wabona. None bahise bahimba ibintu bibiri ngo turawufite, ngo umuntu wese amaze kwizera ngo abahawe umwuka wera, nk'uko ngo abagize kamere y'Imana. Icya kabiri, babonye ko nabyo ibyo bitumvikana neza, ati ka tugiye kugaragaza na biriya bimenyetso bigaragara muri Bibiliya, tugiye gutira izindi mbaraga. Hari abagiye kwiga kuvuga indimi, birirwa bari kodinga indimi abantu b'Imana bavuga. Hari abajya kuziga za Kenya, za Nigeria n'ahandi. Sharababa barika baba sharababa, ibyo ngibyo ntabwo ari indimi z'umwuka wera. N'ahantu uzumva hari umuntu bivuga ngo sharababa barika baba sharababa, ibyo ni ibirimi by'abadayimoni, ni ibirimi abantu bagiye kwiga mu mashuri banakopiye mu bandi. Ibi bintu by'indimi zimeze gutya tubibona mu ntuza mu Bagande, mu Banyakenya, mu Banyanigeria. Mbega ukibaza ibintu ni ibiki? Umwuka uratanga kuvuga indimi ibintu bimwe gusa ku buryo bose bahuza. None se intumwa zazuza umwuka warazavuga indimi zimwe? Ko tubona ko hari bamwe bahawe kuvuga iki ngiki, abandi bavuga iki, bavuga indimi z'abantu batutse ngo bitandukanye. Ibyo nabyo ndabizi ko hari ujabigira agahita bibaza. Uzatubwiye tuzabasobanurira impamvu. Ariko noneho babonye ko byanze ko Imana itabaho izo mbaraga, itabaho n'uwo mwuka, bajya gutira izindi mbaraga bazaka Satani ngo basigare bakora ibitangaza bigaragare ko ari umwuka uri kubakoresha. Biga ibyo birimi kugira ngo bagaragaze ko bavuga izindi ndimi. Abantu benshi nibo baguye. Beneda, hari indimi z'umwuka wera. Nta n'umuntu wapfa kubyigana ngo abishobore. Ntabwo Imana ishobora kuduha imbaraga ngo itwuze umwuka wera tutaragira intego yuko tugomba kwagura ubwami bw'Imana. Imana iba umugisha. Twari tugiye gusobanura akantu karebana n'umuhamagaro w'itorero. Abamaze kwizera ni ibintu bitatu Imana yabatumye. Niba mumaze kwizera mukiga mukamenya, Imana iravuze ngo mugende none murebe ukuntu musaziye mu madini mwicayemo, kandi nta bumenyi nabwo muzi. Iby'agakiza ni mubizi, barigisha iby'imperuka ukumva ntabyo uzi, barigisha ibyo kugaruka kwa Yesu ukumva ntabyo uzi, barigisha ibirebana n'uko Yesu azagaruka, ni mu gicuku. Usanga ni mu gicuku. Bakwigisha iby'icyaha ukumva ntibigufataho. Cyokoza bakwigisha amafaranga n'akazi ukumva nibyo bikuryoheye. Bakwigisha kuri indege kujya muri Amerika ukumva ni byiza. Haza inyigisho z'ubuntu zivuga ko umuntu wese amaze kwizera babirangiye, ati ntacyo biranyureye gukora ibyaha ariko nkazajya mu ijuru kuko namaze kwizera. Kubera iki? Kuko mutigeze mwigishwa agakiza cyari cyo n'abababyaje ubutumwa bwiza, ngo mumenye isezerano rya kera n'isezerano n'ishitandukaniro ryaryo. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana yigishe abantu bayo, kandi iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana ihagurutse abakozi nyabakozi. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo Imana ituma abantu, kandi Imana ndumva iduhagurukije kandi igiye guhagurutsa abantu benshi. Ba bandi bamaze kumenya ukuri batakifatanyije n'abanyamadini. Abanyamadini ku bantu basohotse muri bo babita abayobe, ariko n'abasohotse mu madini bita abanyamadini ko bayobye. Mwumva ikibazo gihari. Abasohotse mu madini bita abanyamadini ko bayobye, hanyuma bari mu madini bose bakita basohotse ko bayobye. None ubwo twamenye uri mukuri ninde? Uri mukuri rero murebere muri Bibiliya, kuko Bibiliya niyo imugaragaza. Uwasohotse ari gusohoza misiyo ya Yesu. Niba ari gusohoza iki ngiki Bibiliya yavuze, kuki umwita umuyobe? Ahubwo ni wowe wayobye kuko bicaye muri iryo dini, kuko idini ryari ryaramufasha abona atavuga ubutumwa. Amadini uvuga ubutumwa ko guhaye uburenganzira, rimwe na rimwe bakaba baguhana kondisiyo z'ibyo ugomba kuvuga n'ibyo utemerewe kuvuga. Ariko inyuma y'idini wemerewe kuvuga ibintu byose umwuka guhaye, ibyo wemezanye n'amarangamutima yawe bishingiye ku bumenyi bw'ijambo ry'Imana ufite, ndazambaraga z'umwuka zikuriho, ukahindura abantu ubutumwa bwiza. Yaba abama, abatware, abaperezida, abasirikare bose ukabajyamo, bagukubita
bakugira gute, ariko kuko noneho nta bwoba ukavuga neza ko umwuka w'Imana gushyigikiye. Ariko amadini akenshi umuyobozi yabonye unamurusha ibintu ku buryo uvuga ibintu abantu bakaryoherwa, arakurwanya agatanya kugutsikamira ngakwicaza hasi. Noneho kandi namwe mwari mugiye kubona ibintu byiza kubera ko Imana yagurukije umukozi wayo ikabimuhaye ubutumwa kugira ngo mubwumve, murabihombye. Muzakomeza kuba abanyedini, nimunabona uriya muyobozi ikintu akoze kandi ikintu kibi ngo mumugire akabazo, mumugire inama nabyanga muve muri iryo dini, ahubwo mwabureka ngo ntacyo komeze twiyoborere. Wa wundi wari wagurutse Imana yari yagurukije mukaba muramwihore muramutaye akabasuye hasi, mwakomeza kuriya imyanda mugotomera ibintu byose bipfuye by'uwo muyobozi w'idini. Uwari uhagurutse bamwicaje mubireba. Rero abantu bagiye nibo bari mu murongo uko barasohoza ijambo ry'Imana. Tugiye mu birebana na politike z'ibihugu, nta gihugu kitagira abantu bitwa ngo ni abaopoze. Abaopoze ni abantu bafite uburyo bagenda badahuza n'itegeko nshinga ry'igihugu, bakumva ko hari ibindi nabo bazana byiza birenze ibiri mu itegeko nshinga ry'igihugu. None aba bantu bitwa abari muri opposition cyangwa se opposition bagaragaza abayobozi bayoboye igihugu ko bari kuyobya abantu bayoboye nabi. Noneho abayobozi nabo bayoboye igihugu n'abaturage bakirimo bakita bariya kari inyeshyamba, bariya ni inyeshyamba zirwanya igihugu. Abandi noneho nabo bakabwira abanyagihugu yuko abayobozi badakora inshingano z'ubuyobozi, ngo politike yabo koko iba ari imiyoborere myiza ku baturage. Urumva rero ari kuri bari abaopoze barabona ko abayobozi b'igihugu atari beza, kandi n'abandi nabo bayoboye igihugu bakabona ko baratari beza. None ubwo abazima nabahe? Abazima nta kundi babamenya ni ukureba ese aba barimo kuyobora barayobora uko bikwiriye ku baturage. Ese bariya bijyo bamwe baravuga hari icyo bamarira abaturage kirengeje icyo abangaba bakora. Noneho mwebwe mukanariza mugakora research mukareba. Bibiliya rero noneho yo iragaragaza neza ukuri kwa nyako ku bantu bari mu nzira, n'abantu badafite ikintu bahagazeho na kimwe cyitwa imyemerere y'idini runaka, ahubwo bahagaze ku ijambo ry'Imana, basohoza ijambo ry'Imana. Bene data bakirisitu banyamadini mwese bafite amadini babamo, nimwumva ubutumwa bwiza Imana imiravuga. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo twamaze ubutumwa bwiza. Reka dusenga Imana ibahe umugisha. Mwami Yesu, turagushimiye kubwo ijambo ryiza duhaye. Turagusaba kugira ngo ukangure buri muntu wese abashe kumenya icyo umushakaho. Wadutumye mu isi kugira ngo dusohoze umugambi wawe mu isi. Torero ryawe warisigiye misiyo mu isi kugira ngo riyisohoze. Watubwiye kugenda tukagera komera y'isi, tukigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa agakizwa, ariko utizera akazacirwaho iteka. Mana, bashisha buri muntu wese kumva ubutumwa bwiza, amenye icyo umushaka ukari kujyana ubutumwa akabageza komera y'isi. Uwiteka we Nyiringabo, ujye dukunda. Abantu benshi bararangaye kandi barangariye mu myizerere ipfuye. Abantu benshi ntibazi kiraje ishinga umwuka w'Imana, kandi kugira ngo abantu bose bagerweho n'ubutumwa bwiza. Fasha buri muntu wese uhagurutse abakozi nyabakozi kugira ngo bajyane ubutumwa. Turagushimiye ko ukanguye abantu benshi. Habwe ikuzo n'icyubahiro mu izina rya Yesu, amen. Mana bahe umugisha. Hanyuma akanagaciyemo ikiganiro nakagaruka. Amen. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.